Nkuko twabibabwiye reka makuru yacu tuyahere kuyavuga mu mahanga. Mu murwa mukuru wa Burkina Faso Ouagadougou abagabo bafite uruhara baramukiye mu mihanda barayifunga bamagana izamuka ry'ibiciro bya Black Shampoo ndetse na Kanta ku masoko y'iki gihugu. Barasaba leta kubashyiraho nkunganire kuri Kanta na Black Shampoo kuko kubura kwabyo birakomeza kubagaragaza nabi muri societe. Urimo gukomeza uvuga kurengana kandi ibimenyetso byo bigaragaza ko iriya hene wayisambanyije. Basobanurire bakeneye kumenya. Bagore namwe bagabo aha hantu ho munyumve neza. Iriya hene niyo yabitangiye. Muti gute? Nanyuzeho nigendera iriya hene mukumbona ndarengana irandembuza. Shyiramo indirimbo. Aha ni saa 3 agacupa katangiye kumugeramo. Saa 4 zirageze agacupa kari kugenda kamugeramo. Agacupa kari kumugeramo saa 6 zirageze. Ku mukobwa saa 8 z'ijoro saa 5 z'ijoro bari kubyina gutya. Saa 6 zirageze. Saa 5 kubise shot eshatu. Uriya umuntu yari inshuti yawe ubuzi ikintu akeneye kurusha ibindi kurusha n'abandi bose. Niyo mpamvu namuteguriye aka gift. It's your birthday. Happy birthday. Happy birthday. Rero aho kugira ngo bazagupita ipiki y'urutugu ngo ugiye kuri toilette saa 8 z'ijoro. Nifuje kuba happy. Ubu se uretse ubu uzakwirwamo. Icara turebe. Okay, urakoze. Munda ahantu usengera gifoda sengera uriya kambabwira mumaze mukomera amashyi insengero zo mu bantu bo mu bakire. Amashyi menshi cyane ku nsengero zo mu bakire. Iyo bari gusenga, iyo winjiye mu rusengero rwabo wumva ko pasiteri wabo nta mujinya afite, nta jinyora afite. Ubu kinjiramo akaririmbo baba baririmba wumva ko ebana, nta amafaranga gusa. Winjiramo Jesus you love me too much. Turirimbane. Okay, dutangiye. Jesus you love me too much too. Akurikiraho urakoze iki? Aho ni mu bakire. No gusenga usanga umumama ari gusenga asengera utuntu tworoheje ati Mana ndasengera filime ya Casa de Papel Mana. Ndimo ndasaba season ya 5 Mana. Oh Mana nkweretse imbwa yanjye irarwaye ariko ndabizi ko uzabitunganya. Aho ni mu bakire. Ko rikosa ujye gusengera mu rusengero rw'abakene. Ubu kinjiramo indirimbo pastor abanza gutera iti gutera ubwoba. Hallelujah. Hallelujah. Bwira mugenzi wawe ngo Satani ntacyo uzantwara. Bwira mugenzi wawe ngo mva inyuma Satani. Hallelujah. Gukura kwimishwi simuweza gaca ntacyo uzaba mwana wanjye ntacyo uzaba. Abo narabikubwiye. None dore nageze muri Jeni zikomedi. None abantu bimusomba none. Maburagira isoni mu buzima busanzwe. Bino bintu naga bimenyereye nyabona. Ariko n'umumotari usanzwe pe mu buzima busanzwe naga ari content. Ariko umuntu ubona ko afite impano ushoboye yamwifashiriza akamuzamura. Murakoze cyane. Si uyu mukobwa wari mubi. Allo. Oui. Umvaga kwe? Ububwa bwawe ndaburambiwe pe. Kwanza duhite tunatandukana. Okay. Ushaka ko dutandukana? Yego. Ntacyo niba dutandukanye ubwo nanjye ndaje uhitumereza telefone yanjye nakuguriye. Ibyo ntacyo bitwaye. Ubwo nanjye uzunzaniye ubusugi bwanjye. Ugiye gutungurwa nk'umuntu ba propose, sivyo? 360. Umwaka wose makaka zunguruka nk'isi. Funga amaso. Ako karirimbo ni sawa cyane.
Fungura amaso. Will you marry me? Say yes, say yes, say yes. Say yes, say yes, say yes, say yes, say yes, say yes, say yes. Melissa gufuha si byiza. Say yes. Say yes. Yeah, you can take. Si ngombwa ko ayifungura, sivyo se? Ayifungure. Ayifungure na ayifungure. Ayifungure na ayifungure. Yeah, jendi mfise confidence fungura nari. iPhone. iPhone. Abandi bana bari kukaraganya bakaronka phone. You are there. Ibere. Condom Pro Max. Amashi meshi. Aya karirimbo nahimbye. Man, ndashaka kwaguha ngiye ngaguhera hano imbere y'abantu. Nukaririmba. Wa mu ex wawe tuziranyeho twese azagaruka yiruka. Utega amatwi. Baby narakubabaje, I'm sorry. Baby naragushabuze, I'm sorry. Iyo ndayanze. Nubwo nagushaka umu ex. Aribi, ubwo uzanshinja ikindi. Ari nk'indirimbo zo muri ADP bamva zikwiye kuba ari iza leta. Ibirenge bitambaye inkweto ku murenge barabikubita. Ayiwe ibirenge bitambaye inkweto ku murenge barabikubita. Ngayibo mu izina rya Yesu. Ndakuramutsa Mariya wujine mihorana n'Imana. Wahebuje abagore bose na Yesu umwana wabyaye arasingizwa agira ati arasingizwa. Bino bintu biragoye muraye ukuntu nigira amani. Agakiza ngutandukanya n'amahanga nguhindura ubwoko kuko ntabwo meze nk'abantu bivuguruza abo mfite mu kiganza nabo uzabankuremo iri sezerano ni iryanyu n'abana banyu sinzabarangarana. Oh yeah, ntabwo meze nk'abantu bivuguruza abo mfite mu kiganza. Turirimbane twese. Ntakizabankuramo iri sezerano ni iryanyu n'abana banyu sinzabaranga. Humura nshuti, humura nshuti, nkuzi bw'izina nararahiye sinzakureka k'umunsi mubi w'amakuba yawe nzakurengerera. Murimo muranyiba mwebwe muri kunyiba. Uziko wagira ngo Francis andusha kuririmba we. Muri kumuha amashyi kurusha yanjye. None se ubu ngubu n'umukaraga wundusha. Yedi nyoni iguse kuri ingano munsi y'igiti wacyo wera maze Imana iramuhamagara ngo Gideyoni we. Iryo jwi ryitwa umukarago, umuntu warishobora kuri managinga ni muyoboke wenyine. Kwakire mbere yo kumbaza nanjye ndi bukubaze tuganire. Courage twagiye kwa Merisi tumusanga hano mu gishitingi ku Kimihurura. Twajyagayo kenshi ari pushing nk'abavandimwe, none uyu munsi turi muri tent. Courage mwabihaye amashyi. Ubu ngubu dufite za MTN. Uyu munsi ubona ko harimo brand zirenze imwe, ibintu bimeze neza, abahanzi baraza, abavandimwe baracyaza, no hameze neza nta vumbi. Twaryanya akavumbi na Merisi.
twarariryanye Junior Giti mumera amashyi menshi cyane. Buriya dukeneye tuzakore meet tonight tukwakira uryo kutubwira urugendo baciyemo urusangiza abantu kuko buriya tugira defo yo kutabwira umuntu ikintu cya danger yakoze turi kumwe nawe. Ejo yaba adahari ngo Melissa ari umuntu wa danger ngo yararenze ukamuririmba atagihari. So Melissa wakoze ibintu byiza njye baje kugushimira. Niwo mwanya mbonye hanga mfite uruvugiro batarimo kumvuga nanjye mfite ngiye kuvuga. Munteze amatwi mwana anyubashye. Nubwo nta kintu cya danger ngiye kubabwira. Kongiye kubagira inama ntigiriye mu buzima muzigendereho. So merci uri umuntu wa danger wahaye comedy agaciro. Yes, harabakoze comedy imbere yawe yari generation ikuze na bagenzi babo bakuze gusa uyu munsi werekanye ko umuntu muto azamuka. Impamvu ngiyo nje ahangaha umuntu agatera blague mbarako uko biri kose byamuvunnye. Blague yose ateye yose ndayirekonesa nkayubaha nkakoma amashyi. Hari nabona ahangaha dukoma amashyi kagira ngo wenda nukubaryarye ngi mbanze ko umuntu ari muri move yagerageje yateye intambwe. Kuko Melissa wo mu myaka 5 ishize n'ubu ngubu biratandukanye. Uri generation twita ngo ni generation igezweho iyoboye abagenizi. So uri wa danger. Hako mwaretse cyane mukama amashyi. Mu mamashyi nyamuneka. Buriya abantu nk'aba ngaba batuma ikintu kiramba. So comedy irimo kuramba habaye ahantu heza abantu basohokera. Hano abantu bahakuye abakunzi batavugira ahangaha ingo nyinshi zubatswe kubera ko Melissa baje ahangaha bahana nimero uyu munsi bafite n'abana. Ibaze ko na Hamisi yaje muri comedy. So Melissa ndagushimira imbere na mbere unyakire at your own risk ko turi buvuge twemige nawe. Iba irihe imani birihe igihe ibintu byakomeye kwikunda gusa niyishe ibirihe ibirihe Jono, inspiration yawe ukunda kuyibona uri hehe? Ahantu hariho hose nawe nayigukuraho right now. Nkoraho indirimbo Jono. Jono azajya twiba hano turi muri televiziyo ariko nkoraho indirimbo. Nuko uzabanza ukansumba. Hagati aho ngaho turashimira abaterankunga hari MTN. Nizere ko mubyibagiwe. None uvuga inspiration nyine y'indirimbo. Yeah. Ubu ngubu dufite indirimbo yitwa Ntaribi. Ariko hari ikibazo wanyibagije. Ota yaba ari indirimbo iri mu zigize album? Oya, nta ndirimbo yitwa Ota. Nuko inspiration yo kuyita Ota cyangwa se gukora album yitwa Ota nuko ubundi hari meanings ebyiri. Hari ukota umuriro, hari no kota umuntu. Abazi ikinyarwanda barabizi. So kubera stories nyinshi ziriho, hariho confessions, ibintu abantu badakunda kuvuga, you know, nagiye mbishira mu ndirimbo. Hari ubwoko bwose bw'indirimbo, so either ushobora kumva uri kotwa, hariho indirimbo zikureba. Nawe ushaka kota hariho abantu wakota. Muvuze ngo hariho indirimbo wakumva uri kota cyangwa uri kotwa. In my heart it feels like a movie, eh. In my head it feels like a gunshot.
Imana impaye ubutunzi nakwata naguha kesh bataguhaye n'abandi soba ndi high tipsy or holy I still feel your love morning to evening I can never lie nta na kimwe naguhaye waba uri fake cyangwa real crazy or chill ngukunda birenze ibyo wimagina mu mutima wanjye ubu ndishimye naranyuzwe oh yeah waba uri fake cyangwa real crazy or chill ngukunda birenze ibyo wimagina mu mutima wanjye ndishimye naranyuzwe yeah. Amarira umujinya wote wagize kubwo gutenguha umugisha nizeye kuza bibagize ibyabashabuje mbakunda bire